Okay. Reka dutangire inzozi zacu twihuse neza cyane. Inzozi z'uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyane ni inzozi zo kurota wambaye ubusa. Ahangaha rero bisobanuye iki? Ni inzozi nziza cyane. Abenshi bazifata nkaho ari mbi. Izi ni inzozi rero ni inzozi z'umugisha nanone. Izi nzozi rero ni inzozi zo kurota imbwa ikwirukaho cyangwa se ikaza ikarya abagukikije. Izo nzozi rero ba hafi cyane hanze nkunyuriremo muri make cyane. Izindi nzozi rero ni ukurota ubona umukumbi. Kurota ubona umukumbi ni ukurota ubona umukumbi w'inka, inka nziza cyane nyinshi. Ese byaba bisobanuye iki? Ndahari cyane rero ngo nkunyuriremo muri make cyane. Mwese rero ndabasuhuje. Abariza United Kingdom, abariza USA, za Uganda, aho za Burundi, aho za Congo, aho se ndabizi neza yuko amajwi yacu abageraho gatanu ku kandi by'umwihariko n'abari ku mugabane w'Uburayi. Aho hose rero ndabizi neza yuko amajwi yacu abageraho gatanu ku kandi. Tutwibagiwe rero n'abari mu bice bine by'u Rwanda, by'umwihariko iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Mwese rero turabasuhuje. Uyu munsi rero reka dutangire inzozi zacu. Hari ukurota wambaye ubusa. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Ahangaha rero nimvuga kurota wambaye ubusa, abantu benshi cyane babifata nk'ibintu bidasanzwe cyangwa se bakabifata nk'ikintu kibi cyane. Ahangaha rero iyo ugiye ukabona mu nzozi urose uri wenyine, ahangaha cyangwa se uri muri shambure, cyangwa se uri mu ishyamba, cyangwa se uri mu cyumba ariko nta muntu ukubona, ahangaha rero ni igisobanuro cyiza cyane ndetse gikomoka ku Mana. Aha rwose uba uri free, ahangaha uba umeze neza cyane. Bisobanuye neza ko ahangaha rwose uba umeze neza, ndetse sekibi cyangwa se abanzi bawe aba bose Imana iba yabakuyeho. Ahangaha rwose uba wakiriye umugisha uhambaye. Gusa ariko nanone kandi ibi biba byiza cyane. Ahangaha kandi nanone bisobanuye ibintu bigera kuri bitatu: kuba ufite amahoro, kuba wakiriye umugisha, kuba kandi ukiranutse. Ibi byose rero bivugwa neza yuko aha rwose uba umeze neza, ndetse mu byo uba usengera hari ibyo Imana ibigushubije, ndetse kandi bigaragara ko uba umeze neza. Izindi nzozi rero tugiyeho, hari ukurota ubona umukumbi. Kurota ubona umukumbi rero, umukumbi w'inka nziza cyane zishishe ndetse ziri ahantu mu byatsi zirimo kurya. Ibi byose rero bivugwa neza yuko marayika wawe aba yakuziye, ndetse kandi ikindi bigasobanura ko marayika bakwereka ko ahangaha nta kibazo ufite, ndetse kandi ko umugisha wawe uhari. Ndetse ahangaha uba ugomba gusenga cyane kugira ngo umugisha wawe ugume aho ngaho, ndetse ibikwereka ko mu byo uri gukora cyangwa se mu byo uri kugenda ushaka kugeraho, urwanira kugeraho, ndetse byaje biri mu nzira ahangaha rwose, kandi ko bimeze neza. Aha rero ni ibintu byiza cyane kurota ubona inka nziza zishishe z'umushishe ziri kurisha, kandi nyinshi ubona ko ziri hafi yawe. Ibi rero ni byiza cyane. Ikindi nanone kandi turi buganireho ari ukurota ubona imvura igwa. Kurota ubona imvura igwa cyane, irimo umurabyo, irimo imirabyo n'inkuba, ariko ukabona mu nzozi ntacyo bigutwaye iyo mvura, kandi ukabona wowe uri kuyibona wugamye, umeze neza, uri mu nzu yawe, ukabona ni ibintu bishimishije, ndetse kandi ukabona uratuje. Ibi rero bivuga ko ari umugisha wawe, ndetse kandi uri kuza, ndetse kandi utazashira, ari umugisha ugomba guhabwa ubuzira herezo. Ibi byose rero bikaba bigiye bifite icyo bisobanuye. Aha nanone kandi hari ukurota ubona imbwa ikwirukaho ndetse ishaka kukurya, cyangwa se ukabona iraje iriye abagukikije. Aha rero ni ibibazo birebire cyane, ndetse Imana ibigukijije. Ahangaha Imana ibigukijije amaboko y'abagambanyi, ndetse abagutumyeho abaguhitana. Aba bose rero bigaragaza neza yuko aba bose baba basubiranyemo wa mwuka bakoherereje wo kuguhitana, uragenda ukabasubiranamo, ndetse ubwabo bakaza kubikubwira nyuma, ndetse kandi byarangiye bapanze kuguhitana. Umwe muri bo akaza akabikubwira, n'undi akaza akabikubwira, ndetse n'abandi bikarangira
bikazarangira bose bigiye hanze. Aha rero ni ibintu byiza cyane, gusa kandi ibi byose bigenda biba biturutse ku ishyari ry'abantu, kuba wenda bari ku ntebe runaka, wenda uyobora kampani runaka. Ibi byose rero bikagenda bigaragaza yuko ibi byose rero baba batakwishimiye, aba ari ishyari. Hagati aha rero ibi byose rero bikagenda biba bibi cyane. Gusa ariko nanone kandi ibi byo abantu benshi cyane bari bazi yuko ngo kurota ubona imbwa ngo ari umwaku, ngo cyangwa se akaba ari abarozi nk'uko abandi bagenda babigaragaza. Reka buri imbwa nayo rwose kabisa rwose hari aho ku rundi ruhande usanga ari nziza, nta kibazo kirimo, kuko abantu benshi cyane bazi ko imbwa ikora amabi cyane, ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa ariko mu nzozi naho bigaragara ko izana inzozi nziza. Ahangaha rero nakubwira ngo rero ni ibintu biba bikaze mu by'ukuri. Rero ahangaha bikaba ari inzozi ziba zikaze cyane. Gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande, niba wifuza ko ari inzozi dushobora kuza gusobanuriraho uko bimeze, watanga comment hasi aho gato cyane, tukajya tugusubiza. Iyo utanze comment hasi aho gato tuba twabibonye, turagusubiza rwose nta kibazo kirimo. Gusa ariko nanone kandi inzozi waba ugiye kurota ugomba kumenya ko zigizwe n'ibice bitatu. Izo nzozi rero mbere yuko uzirota uzitanga ngo tuzigusobanurire, ugomba kumenya ngo ese byatangiye bite, ese hagati byagenze bite, ese mu gusoza kwazo ese zagenze zite. Hagati aho ngaho rero ibyo byose uba ugomba kubimenya, maze ubundi rero mbere yuko utubwira ngo tugusobanurire, hagati aho rero tukagendera ku ibyo bisobanuro waduhaye, kugira ngo bitewe n'uko kandi buri muntu wese agira amarangamutima yiwe atandukanye n'ayundi. Hari ukurota ikintu bitewe na situation y'ubuzima urimo, undi akarota ikintu bitewe na situation wenda y'amafaranga arimo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero bikavugwa neza yuko rero ariyo mpamvu inzozi zigira ibice bitatu. By'umwihariko rero iyo uri kurota ugerageza kwibuka neza ndetse uko zatangiye, kandi ikindi ukaza kwibuka neza ndetse n'uko hagati byagenze, ukaza kongera kwibuka neza n'uko zarangiye n'uko wazishoje. Gusa abahanga bavuga yuko iyo uri umuhanga ndetse kandi urota neza, cyangwa se usobanukiwe iby'umwuka cyangwa se n'iby'inzozi, iyo ari inzozi mbi cyane urazitopinga. Ahangaha rero ugakanguka zitarangiye. Hagati ahangaha rero ibyo bikorwa n'abahanga cyane ndetse kandi bakoresha imbaraga z'Imana. Gusa ariko nanone kandi abangaba nabo kandi ntibivuze ko batarota nabi, nawe kandi ashobora kuzirota zose akazirangiza, ariko ngo iyo ari umuhanga mu nzozi ziwe arazihagarika mu gihe zaba zikomeje kuza ari mbi. Hagati aha rero ukomeza ubane natwe gatandatu kandi ukanda kukazogera, unakanda subscribe aho gato cyane, kugira ngo ibiganiro byacu ndetse bizajye bikugeraho buri munsi uko dushyizeho video. Komeza ubane natwe gatanu uko kandi.